turongeye turabasuhuje cyane inshuti bakunzi banzuri business group limited, by'umwihariko mwebwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe, wowe utarabikora kora subscribe ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe bajye bakomeza kugenda babona ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ngira ngo rero mumaze kubimenyera yuko tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, amazu, amasambu, ibibanza n'ibindi ndetse n'andi makuru yose abavugwa hirya no hino cyangwa se afitanye isano n'imitungo itimukanwa. Reka rero twizere yuko ukomeje kugubwa neza aho uri hose hirya no hino ku isi, waba uri muri Amerika, i Burayi, muri Aziya, muri Afurika ndetse na hano mu Rwanda, by'umwihariko cyane hano mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose waba uherereye hose. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza kandi twifuriza abayisilamu bose umunsi mwiza no gukomeza kuryoherwa n'uyu munsi mwiza wabo. Nkuko mubimenyereye rero, ngira ngo muragenda mubibona ku mashusho ari kugenda atambuka yuko rwose tugiye kubereka inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, hari inyuma y'akarere ka Kicukiro aho kubatse neza cyane, hafi cyane y'uriya muhanda mpuzamahanga bari gukora munini cyane ujya i Bugesera. Ikaba ari inzu iri hafi cyane ya kaburimbo rwose, hari ahagana inyuma y'akarere ka Kicukiro ndetse n'ira hoteli ya Sportview. Iyi nzu rero rwose ifite ibyumba 4, amatoilette 3, salon, salle à manger na cuisine na jardin na parking nini. Ikaba ari inzu nshyashya igezweho iri mu kibanza kinini cyane. Ngira ngo mu kanya gato cyane turagaruka tubereka noneho video igaragaza iyi nzu n'ubwiza bwayo na quartier iherereyemo neza cyane. Mu kanya gato cyane turaje tubahe amakuru ahagije cyane, menshi cyane kuri iyi nzu n'igiciro na nimero mwatubonaho byose mu kanya gato cyane turaje tubibagezeho. Ni nyuma gato cyane y'iyi publicité, tukabereka ubwiza bw'iyi nzu, video noneho igenda ibasobanurira byose kugira ngo mukomeze muture neza kandi mutura heza. Reka tukwibutse rero gukomeza gukanda subscribe. Ni nyuma gato cyane y'iyi publicité tukaza tubereka iyi nzu neza cyane. Waba warigeze ushaka wakura ibikoresho byiza cyane by'ubwubatsi kandi bidahenze ukahabura? Tuza ngufitiye igisubizo. Tugane muri kenkayori yacu yitwa Rozinate, tuguha ibikoresho byiza cyane by'ubwubatsi kandi ku biciro biri hasi cyane. Muri Rozinate tugufitiye MDF nziza cyane ndetse n'ibijyana nazo byose. Dufite kandi amabuye azwi nk'amarubre yubaka cuisine ndetse na comptoir meza cyane. Si ibyo gusa kandi kuko muri Rozinate tugufitiye gypsum na langete n'ibijyana nabyo ndetse turanabyubaka. Tubafitiye n'ibindi bikoresho byose byo muri kenkayori nk'ama AVM meza cyane ndetse n'ibindi. Akarusho kandi nuko muri Rozinate dufite abatekinisiye bazi kubaka cuisine nziza cyane zigezweho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 70 6824 cyangwa 0783 766 859. Wanadusanga aho dukorera mu Gakinjiro ka Gisozi mu gikari cya Banque Populaire. Ushobora kandi no kudukurikira kuri Instagram yacu wanditse Rozinate. Ikaze cyane muri Rozinate, umukiriya n'umwami. Ngira ngo rero mwabyiyumviye yuko kenkayori ya mbere hano rwose igurisha amafaranga make cyane ku giciro utasanga ahandi hariho hose, ari chez Rozinate. Ni kenkayori hariya rwose kwa Rozinate, iriya yitwa Rozinate hariya mu Gakinjiro inyuma ya Banque Populaire. Murabona rwose winjira mu Gakinjiro ka Gisozi ukitangira kuzamuka gato cyane ugeze hariya mu ikorosi neza, twavuga ko ari nko muri rompuwe. Ni inyuma y'iriya nzu muba mureba imbere yawe, inyuma ya Banque Populaire uragenda ukazunguruka ukigera muri parking inyuma mu gikari kenkayori Rozinate. Ubu ireba imbere yawe muba muteganye, uzayibwirwa nuko haba hari igifunguzo kinini cyane cy'umuhondo cya kare. Bisobanuye ngo ni nabo ba mbere bagira kare za original, karite ya mbere kandi ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Ntucikwe rero muntu ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi bigezweho kandi bikomeye bitari amapirate bihendutse, ni hariya muri kenkayori Rozinate mu Gakinjiro. Ndetse kandi bashobora no kugutwaza bitewe n'ibikoresho uguze uko bingana. Genda uhagere, nushaka usure n'ahandi nurangiza ujyeyo ukompara ibiciro, urasanga ibyo tukubwira ariko kuri.
komeza rero wiyubakira inzu kandi neza rwose. Iyi nzu tugiye kubereka ikaba yarubatswe mu bikoresho byaguzwe muri Kenkayori Rozinate, mugiye kugenda mubireba uburyo ari nziza cyane. Iyi nzu rero nk'uko twatangiye tubibabwira, mwabyiyumviye yuko iri mu karere ka Kicukiro, hariya rwose Kicukiro centre, inyuma y'akarere neza. Ushobora guca ku muhanda wa Sports View wa kaburimbo, cyangwa se ugaca ku muhanda w'amabuye uri usa n'ugana mu Kagarama, ugahita uzamuka gato cyane. Ni muri iriya karitsiye nziza cyane inyuma y'akarere. Ngira ngo mwagiye mubibona ku mashusho yuko iri muri karitsiye nziza cyane igezweho ya VIP. Iyi nzu rero ifite parking na jardin biringaniye nk'uko muri kubireba, ikaba iteye amarangi meza ya All Master. Murayazi ko aya marangi ari amarangi meza akomeye kandi arinda za humidite ndetse n'amahuwezi, ku buryo nta hantu bishobora guhera inzu yawe. Aya marangi muri Kenkayori Rozinate barayagira rwose. Iyi ni jardin, murayibona ifite jardin y'imbere muri parking, ikagira na jardin yo mu rubavu, ariko kandi jardin yayo ntabwo iramara gufata neza kubera ko ni inzu nshyashya nk'uko muri kubireba. Ni inzu nshya. Ubu ngubu turimo turazunguruka tubanza kubereka umuzenguruko w'inzu hanze uko hagiye hangana, ndetse aha ni munsi y'inzu tugenda dusatira za Nexira ni toilette yo hanze. Robine murayibona, amazi rwose arahari cyane. Haruguru gatoya hari icyumba twavuga cy'umukozi, ngo arahafungura. Haruguru yaho gato hakaba cuisine yo hanze ndetse na stock. Iyi ngiyi rero hakaba ari ibaraza ryo mu gikari, ndetse iri baraza ryo mu gikari ukaba urigeraho uciye no muri cuisine yo mu nzu, ubaye nk'usohoka mu gikari uturutse mu nzu. Iyi nzu rero tubibutse ko ari ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza. Iyi nzu kandi nk'uko nabibabwiye dutangira, ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse na clôture nuko nayo yubakishije amatafari ahiye. Ni inzu yubakishije rwose ibikoresho birambye, irimo rangete nziza cyane zaguzwe muri Kenkayori Rozinate. Muragenda muzibona ku mafaranga make rwose. Amakaro meza cyane nayo yavuye muri Kenkayori Rozinate. Murabona yuko ari inzu nziza mu by'ukuri, ifite finissage imeze neza. Ubu ngubu aha ngaha rero tugeze ni imbere ya salo. Mu kanya gato cyane tugiye kwinjira mu nzu, mugende mwirebera ubwiza bw'iyi nzu n'imiterere yayo. Iyi nzu rwose mugereranyije na karitsiye irimo, bitewe murabona amakaro ari mu nzu hano muri salo. Hasi ni amakaro ahenze cyane, ariko wayagurira muri Kenkayori Rozinate ugahendukirwa mu buryo butangaje. Aya makaro murabona ko ari karite rwose nziza, ari karite ya mbere yo hejuru cyane. Ngira ngo rero iyi ni salo turi kubereka, salo yayo hamwe na salle à manger. Ngira ngo salle à manger nayo murayireba. Iyi ni salo mu ruganiriro. Noneho aha ni ku ibaraza, wahindukira ugahita ubona salle à manger hariya. Ngira ngo murayibona, iriya ni imiryango yindi igenda ijya mu makoridoro no mu byumba, kuko twabwiye ko iyi nzu ari nini rwose, ifite ibyumba 4 n'amatoilette 3. Iki ni icyumba cy'abashyitsi. Iki cyumba cy'abashyitsi kikaba gifitemo douche na toilette byacyo byihariye nk'uko muri kubibona. Iyo usohotse muri iki cyumba rero uhita ugenda ukagera mu bindi byumba, murakurikira muze kugenda mubara, muraza kubona yuko ibyo tuba tubabwira ari ukuri kwambaye ubusa. Tuba twahabagereye tukabamenyera amakuru yose. Wenda tudatinze mu magambo, nshobora kukubwira igiciro cy'iyi nzu kugira ngo uyirebe unakizi. Aha ni muri salle à manger nk'uko nabibabwiraga. Iyi nzu irashaka miliyoni 70. Oya nari mbabeshye, nari mbabwiye amafaranga menshi. Iyi nzu irashaka miliyoni 68. Miliyoni 68 kandi ziri negociable. Ni miliyoni 68 kandi nazo bashobora kugira gute kugabanya, ngo inuyisuru yikunde tugukaturize cyangwa se tuguhuze na nyirayo mwivuganire akature. Iki rero, iyi ni douche na toilette ya kabiri. Ni douche na toilette ya kabiri, ikabihurirwaho n'ibyumba 2. Ngira ngo kimwe mwamaze kukibona cyegeranye n'iyi douche, kandi iyi toilette ikabishobora no gukoreshwa n'abashyitsi bari muri salo. Hanyuma iyo usohotse uhita ugera ku kindi cyumba
ubwo ngubwo kikaba kibaye icyumba cya gatatu. Mu kanya gato cyane muhita mubona na chambre principale ifite douche na toilette bifite imiryango ibiri. Umuryango umwe ushobora gukoreshwa n'umuntu uje gukora amasuku cyangwa se umukozi yaje gukora amasuku, undi muryango ugakoreshwa n'icyumba nyine cyaba nyir'urugo basohoka bajya muri toilette, ku buryo igihe cyose mwagiye mu kazi mushobora gusiga mufunze, hanyuma noneho uwo mwasize mu rugo bakorera isuku akaza kuyikora atageze mu cyumba cyanyu. Iyi nzu yubatse mu buryo bugezweho, ngira ngo murimo murabireba, ibyumba 4 murabibonye, n'amadushe n'amatoilette 3 nabyo murabibonye, igikoni murakibonye, byose murabibonye, mubonye yuko ibyo tuba tubabwira rwose ari ukuri cyane. Igikoni nacyo muraje mu kirebe, ahangaha ni muri ya chambre turimo tubereka principale. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788866797. Si ibyo gusa, ushobora no kuduhamagara kuri 0781 2 ushobora kandi kudusanga aho dukorera rwose hari ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza ubaye nk'umanuka ugana Nyabugogo. Ni inzu ya etaje ya 2 yanditseho Shema House, etaje ya 2 uvuye muri Feruje yanditseho Shema House y'amatafari ahiye. Dukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ushaka kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Tukwibutsa yuko iyi website ishobora kuguha inzu, ushaka gukuraho inzu ukavugana na nyirayo, ukagurana na nyirayo, nta wundi muntu rwose ubagiye hagati. Yisure rero ukurikiza amabwiriza, ubona imari ziriho zigurishwa. Nawe ushaka kugurisha ushobora gushyiraho inzu yawe ukayigurisha nta mukomisiyoneri, ukahakura umukiriya rwose. Iyi website turayibararikiye cyane. Ni mudusure no ku zindi mbuga zacu, Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, ni karibu. Ni muze tubagezeho serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Ari nako mukomeza kudukurikirana mu kiganiro Gira Icumbi kuri Fine FM. Murakoze cyane, tubahaye ikaze.